kujya ku cyigisho cyacu ubwacyo. Turi bugende dukoresha uwo murongo tubabwiye. Turajya tugenda dufata umurongo w'ikigisho dufashe, tugivuge mu Cyongereza, niturangiza tugisobanure mu Kinyarwanda. Dukomeze gutyo kugeza video yose irangiye. Bityo we are going to present to you ready diagnosis of common problems. Ready diagnosis of common problems. But before we go to the topic, look at these pictures which are passing before you. You can see several fruits, several vegetables, very delicious food passing before you. All these things are very good and healthy. But you may be enjoying healthy food, well cooked, prepared, but it comes to feel like you feel pain, you feel unwell, you feel as if the body is sick, you can feel back pain, you can have breathing difficulties, you can have chest pain, you can have cough, you can have earache, you can be suffering eye problems, you can be having fever when you are adults, and it is possible that children or an infant can have fever. Headache is common to all people. Itching, joint pain, neck pain, sick feeling, malaise can be felt on many people, and the sore throat. These cases, these common problems, we are going to talk about them. How can you diagnose them at home yourself? And after diagnosing them, you just cross-check on all possible issues which can be connected with these problems. Inshuti zacu mudukurikira kuri YouTube, kuri channel ya Healthcare CNM TV, uko mubona ayo mafoto meza y'ibiryo biryoshye, ibiryo byiza, ibiryo bifasha umubiri, ibiryo biwurinda, ibiryo biwubaka, murayabona ukuntu ari meza. Murabona izo mboga, murabona izo mbuto, murabona ibyo biryo, murabona izo spices, izo herbs n'ibindi bitandukanye, murabibona uko bica imbere yanyu. Ibyo ngibyo nibyo bitugize, ariko habaho igihe tubikoresha na neza, ariko ntibibuze ko hari utuntu wumva tubangamira umubiri. Niyo mpamvu mu uyu mwanya tugiye kubasobanurira uburyo buri muntu wese iwe mu rugo ashobora kugenzura nyirabayazana cyangwa se utubazo twihishe inyuma y'uburibwe, cyangwa se kumva atamerewe neza ari kwiyumvamo cyangwa abona ku umuryango we. Noneho ukajya kwa muganga, ariko hari utuntu washoboye kumenya ushobora kugenda usobanurira muganga ukurikije ibimenyetso wagiye ukurikirana wowe ubwawe. Ibi ni ukugira ngo igihe umuntu agize ikibazo mu rugo, mwujye mwihutira gukurikirana utumenyetso twose uko dukurikirana, kugira ngo mubone uko muza gusobanurira muganga mugeze kwa muganga. Ni byiza cyane, bifasha muganga, bitwara igihe gitoya kandi bigatuma kuvura neza. Mukomeze mwitegereza ayo mafoto uko agenda, ni meza. Ayo arabashushanyiriza ukuntu icyigisho kiri imbere kijyanye na human nutrition ndetse na diet therapy uko kizaba kiryoshye. Tuzabigishamo imirire ya muntu, uko ibyo kurya bikora mu mubiri w'umuntu, inzira binyuramo, nuko umubiri bikoresha kugira ngo wivure. Muri human nutrition, muri lectures zizakurikiraho zaba zirimo human nutrition diet therapy, ibi ngibi turi kubereka nicyo bibasobanurira. Ni nko kubateguza ngo murebe iyi ngiyi, ariko mwitegura ibindi byiza cyane. Noneho kandi human nutrition yo bizaba ari isomo rikomeye ryimbitse ryerekana imirire ya muntu, uko umubiri w'umuntu ugaburirwa.
iyo turiye ibyo kurya bikagera mu mubiri biragenda bikageramo bigakora bite, byivangura bite, bikorana bite, bigakorana n'umubiri bite. Tuzabibasobanurira muri lecture za human nutrition zikurikira iyi ngiyi, zizazikurikira iyi ngiyi, ndetse zikazaba ziri kumwe na diet therapy. Kandi diet therapy ikaba izaba iri kumwe n'ikindi kintu gikomeye cyitwa standard hospital diet. Niyo mpamvu iyi introduction ni ngiyo kubateguza ibindi byiza biri imbere tuzababwira. Mwitegereza aya mafoto ubwo leta bibarengurira bibaha amarenga y'ibyigisho biri imbere byiza bijyanye n'imirire n'imigaburire y'umubiri wa muntu, aribyo bita human nutrition. None ikazaba iri kumwe na diet therapy, ndetse tuzageraho na kuri diet and nutrition. Byose tuzabivugaho, dushaka kubyimbikaho kugira ngo buri muntu wese azaba afite package iri scientifically based ku bijyanye n'imirire ndetse n'uko umubiri ukoresha ibyo kurya mu mibiri yacu. Twihuse rero akangaka kari introduction. Noneho tugiye guhita tujya ku cyigisho cyacu nyamukuru, ready diagnosis of common problems. Tubibutse yuko kuri iyi lecture tugiye gutanga hari igishyashya turi bukore. Turajya tubabwira isomo mu cyongereza, duhita turibabwira mu kinyarwanda. Turagenda tugerageza uburyo bwose bushoboka, muzahitamo uburyo mubona bwiza. Iyo ubushize twababwiye uko tubasobanurira uko umuntu yagerageza kwirwanaho arwanya asima ifasha umuntu gitunguru. Twabanje gutanga isomo mu cyongereza, musubire muri video murebe, ariko nyuma turitanga mu kinyarwanda. None ubu ngubu birajyana, ariko ntabwo biravugiranamo nanone amajwi nka kwa kundi ubushize hari byabayeho. Oya, ahubwo ndajya mbanza sobanure ikintu mu cyongereza, kubera ko iyi channel muri main purpose igomba kuba icyongereza aricyo kiri dominant, noneho ikinyarwanda nacyo kikaza cy'icyongereza. Niyo main purpose ya language use muri iyi channel. Muzabyihanganira kandi ntacyo bizabangamiraho, kuko muzajya mubyumva. Niba ubonye ifoto ukabona n'amagambo ugasobanurirwa, muzabyumva, ndumva nta kibazo. Kandi n'andi video ari mu cyongereza murayareba kandi mukumva ibirimo mukurikije body language ziba zakoreshejwemo. Tuzadukoresha body language nyinshi cyangwa se ibimenyetso byinshi kugira ngo musobanukirwe ibyo tuvuga n'iyo ikinyarwanda cyaba ari gikeya, kubera ko muri science twumvikane hari amagambo atazajya abonerwa ikinyarwanda, ariko tukayasobanura ku buryo mushobora kubyumva, ku buryo niba ukurikiye icyigisho cyacu utazananirwa kubyumva kandi bigashobora kugufasha. Aya mafoto muri kubona, hari aho muri kubona amagambo ntimushobore kuyasoma. Ibyo ntibibatera ikibazo kuko tuzabisesengura igihe cyabyo kigeze. Ni nko kubakumbuza ibyigisho biri imbere birimo imirire ya muntu. Tuzasesengura twerekana uko umubiri w'umuntu ukwiye kugaburirwa, uko ibyo kurya bikora mu mubiri w'umuntu, ndetse n'uko umubiri ubikoresha, n'uko umubiri wivura. Ibyo byose tuzabisesengura. Noneho rero tugiye kujya ku cyigisho cyacu ubwacyo, turi bugende dukoresha uwo murongo tubabwiye. Turajya tugenda dufata umurongo w'icyigisho dufashe, tugivuge mu cyongereza, niturangiza tugisobanure mu kinyarwanda. Dukomeze gutyo kugeza video yose irangiye. Bityo bizaba bituma niyo wareba n'agace gato, utwo warebye uzaba ufite ibisobanuro bihagije. Atari nk'uko yenda warebaga igice kimwe, wabona ari icyongereza gusa utacyumva ugahita ucika intege, kandi nyuma hariho ikinyarwanda. Ubwo rero ibi ngibi ni uburyo kugira ngo tugerageze uburyo bwose bushobora kubashimisha. Murakoze. Ubwo tugiye kujya dear followers of YouTube channel School of Healthcare Complete Naturopathic Medicine S Healthcare CNM TV. This is part 2 of our presentation of today. We are going to continue presenting how we can do ready diagnosis of common problems at home before we go to the hospital or to the clinic. We should go there having a package. So after the introduction,
I'm going to proceed with this part. The flow charts on the pages that flow will help you to quickly diagnose some of the more common symptoms that people complain about. Uru ruherekane rw'aya mapaje yerekana uko indwara ziri rusange zigaragara mu bantu ruradufasha kugira ngo ushobore kumenya mu buryo bwihuse ibimenyetso by'indwara rusange abantu bakunda guhuriraho, bakunda kugira, ariko rimwe na rimwe bakazitiranya. Niyo mpamvu ibi tugiye kubibaha kugira ngo bibafashe kugira ngo mujye mubona uko mwisuzuma. All of the questions can be answered by yes or no. Ibibazo byose biriho hano bishobora gusubizwa yego cyangwa oya. Murabona ko biri mu mujyi umwe na bya bibazo tuzakoresha n'ubundi muri cya gitabo cyacu twaberetse. After you have answered the question, follow its answer to the next question and the next till you reach the end of the line. Iyo umaze gusubiza ikibazo, ukurikira ikibazo kigikurikira, ugakurikira ikindi kibazo kigikurikira kugeza igihe ugeze ku murongo urangiye, at which point recommendations will be made for treatment. Noneho ukageraho umurongo urangirira, ukageraho uhabwa amabwiriza y'icyo ugomba gukora kuko ubwo burwayi bwavurwa. You will be advised if you should consult a physician. Hari ibyo turagenda turangiza ukabona uhawe inama yuko ugomba kujya kureba umuganga cyangwa se umudokteri ubishinzwe, yaba ari umuganga wa leta cyangwa wa privé ariko wa conventional medicine. Where the symptoms suggest a medical emergency, it is not treated immediately. The box around the recommendation will be read. Noneho aho icyo kibazo gisaba ko ugenda byihutirwa, aho bashobora kuguha ubutabazi bwihuse, boxe iyaho ngaho ya recommendation igomba iba ari umutuku. Aho mubona boxe y'umutuku ya recommendation nibagoya ko icyo kibazo gikeneye ubutabazi bwihuse utagomba gutindiganya. The following example shows how to use these charts. Ingero zikurikira zerekana uburyo wakoresha izindagiro cyangwa se imiyoboro yo kutwereka uko umuntu ashobora kugenzura ikibazo kiri inyuma y'uburwayi cyangwa uburibwe yumva cyangwa umuntu we yumva. If your back pain is severe, you would answer yes and follow the line to the next to the box that asks. Iyo niba umugongo cyangwa se uburibwe bukurya cyane, ukasubiza yego, ukurikira uwo murongo, noneho ukagera aho nanone ubazwa ikindi kibazo. Did it come on suddenly? Yenda ugahita ukubitana n'ikindi kibazo kikubaza ngo se uko kuribwa byaje gitunguro. The borderlines are one possible series of answers that might be given, ending in the recommendation to consult your physician immediately. Uwo murongo ukurikiye nubwo buryo bwonyine bw'igisubizo ushobora guhabwa. Uwo murongo ukurikiye nibwo buryo bwonyine bw'igisubizo ushobora guhabwa kugeza aho kirangirira uhawe amabwiriza y'uko ugomba kureba docteur kugira ngo ashobore kugufasha kureba ubwo burwayi. Since this is a medical emergency, the box around this recommendation is printed in red. Noneho igihe hari ikintu gisaba amakuru asaba ko ari ibintu byihutirwa, uhawe amabwiriza ari uko ari ibintu byihutirwa ugomba guhita ugenda kuri urgence, box byanditsemo iba iri umutuku.
kugira ngo ikurangire yuko ibizengurutswe n'uruziga rw'umutuku, ikurangira yuko ugomba guhita wihuta udatinze kugira ngo ujye kwa muganga barebe icyo kibazo utaragira ibibazo bikomeye. Twihuse rero, let's rush to the first diagnosis, back pain, uburibwe bw'umugongo. Here it's the question, do you have back pain? The answer, when the answer is yes, you may have a graned alignment or a pulled muscle. See page 57, 58 for what you can do. In this chart, there's pages which can recommend you what you can do if you have back pain caused by strained alignment of the muscle. Aka kantu ka mbere ko hejuru, niba ufite uburibwe bw'umugongo ariko ukaba wabutewe nuko mu mugongo bwaho harimo ikibazo cya arinyuma, za miskile zikaba zifite ukuntu zasobanye, ugomba guhita wihutira kujya kuri page ya 57 na 58 ukareba ibyo ugomba gukora. Hariya niba ushubije yego, if you answer yes, were you stooping or twisting when the pain began? Hariya ikibazo kirabaza ngo wari wunamye cyangwa se wihengetse urebye ku ruhande igihe uburibwe bwatangiraga. Birumvikana hangaha, niba uburibwe butangiye hari position wari urimo niyo bakubaza. Twe tugiye kwikomereza. Ikibazo niba ari yego, bahita bakubaza ikindi kibazo bavuga ngo did it come on suddenly? None bakubaza ngo niba ari yego byaje ako kanya. Niba ari oya, murabona ko hari mirongo ibiri imanuka, umurongo ujya kuri oya, bagahita bakubaza ngo is the pain toward the side or the flank? Noneho hano kuri iyo bagusubije hoya yuko utari wunamye, bakubaza niba uburibwe bwigeze buza bukurikiye bugiye ku ruhande cyangwa se bukurikiye igihimba. Wavuga yego, bagahita bakubwira ngo you may have a stone in the urinary tract or an infection of the kidney. Consult your physician immediately. Tuvuga ngo hariya niba kuva kuri yes yo hejuru mureba, hari ukimara gusubiza yes ukagera kuri iyo no ikurikiraho, ukamanuka ukagera kuri hasi ugasubiza yes, ugahita ujya hano iburyo, bahita bakubwira ngo ushobora kuba ufite amabuye mu mpyiko, ugomba kugerera kureba dogiteri ako kanya udatindiganyije. Niyo mpamvu iyo box iri mu mutuku. Ubwo ni igihe hariya bari bakubajije ngo waba wari wunamye ako kanya, ukavuga ngo hoya. Ubwo rero niba bitatewe no kunama, niyo mpamvu bakujyanya. Noneho rero niba byatewe no kunama, urahita ujya kwiriya aro iri hirya, bakubaza ngo byaje ako kanya, uti yego. Urabona murakurikira yes ni yego. None bakuvuga ngo it is the pain severe. None bakahita bakubaza ngo ese ubwo buribwe burakomeye? Hariya hasi ukavuga ngo hoya. Wavuga ngo hoya, bagahita bakujyana ku yindi box ikurikiyeho, you say no. Ikindi kibazo kigahita kiza, did you injure your back in any way? Hari ubwo wigeze ukomereka umugongo mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Ushobora gusubiza yego cyangwa oya. Urabona ko hariya hari nakandi karongo kamanuka ari hejuru, niba ubyabaye ako kanya bekubaza ugaba wasubije oya, n'ubundi biraza bigahura n'iyi oya yavuye hano,
noneho icyo gihe bahita bakujyana ku yindi box ku ruhande hejuru. Wavuze yego bahita bakubwira ngo you may have a crushed vertebra and injury to the spinal cord, consult your physician immediately. Niba hano warigeze ukomereka, warigeze ugira impanuka ugakomereka umugongo, noneho bikaba bikubaye ukaburiwe cyane, ugomba guhita wihuta vuba cyane ukajya kureba ukajya kwa muganga bakakwitaho kugira ngo utagira ikibazo. Ariko niba utarigeze ugira impanuka cyangwa utigeze ugwa hasi ngo umugongo ukomereke, ukaba ari oya, urakomeza hasi, noneho bakakubaza ikindi kibazo. Does the pain follow the course of a rib or have small blisters over the site? Noneho barakubaza ngo ese ubwo buribwe bwawe bukurikiranye urubavu runaka, cyangwa se akaba ari ahantu hasa n'ahameze nk'ahaje ubushye kurwo ruhande ruri kukubabaza. Niba igisubizo ari yego, urahita ujya hejuru kuri ka box gakurikiyeho. Shingles may produce pain with or without blistering. Ahubwo ngo noneho ushobora kuba hari indi ndwara ikomeye cyane cyane nka zona, niba byafashe uruhande rumwe kandi yenda hataje ibintu bimeze nk'ubushye, ubwo icyo gihe ni zona yabikekwa. Niba ari oya, turamanuka hasi kuri no. Is the pain worse when you get up in the morning? Noneho ubwo buribwe bwaba bukara cyane igihe ubyutse mu gitondo. Hariya hari ibisubizo bibiri, hari yego na oya. Yenda tuvuge kuvuze ko ari yego, yari yego bahita bakubwira ngo you probably have back strain from too soft a bed. Ubwo rero ibyo byaba byatewe nuko umugongo wahungabanye bitewe nuko waryamye kuri matora ifobagana. Noneho byaba ari oya, igisubizo cyaba ari oya, uhita ugenda ukajya kuri box ziri hirya, ku iyo box yindi yo hasi, duhita tujya ku iyo flow chart yindi yo hasi. Igisubizo kibaye oya, noneho bahita uhingukira ku kibazo kivuga ngo does the pain travel down the leg? Noneho uburibwe bwa umanuka mu kaguru. Ubu mwabona ko ka box kari ku ruhande gafite yes hejuru kakagira na no hasi. Noneho wavuga ngo hoya cyangwa yes, ugahita ujya wavuga ngo yego, yego ni ibanza, ugahita ujya hejuru ugasoma ngo you may have a herniated disc or sciatic neuritis, consult your physician. Noneho niba uburibwe bumanuka bugera mu kaguru, wavuze ngo yego, barakubwira hariya hejuru ngo wagize umutsi wa nerve sciatique ushobora kuba hari igufa riri kukanda, ugomba guhita wihuta ukajya kwa muganga bidatinze kugira ngo bagufashe. Waba wavuze ngo hoya, icyo gihe iyo uvuze ngo hoya no, umanuka hasi ugakomeza uvuga ngo akabazwa ikindi kibazo ngo are you significantly overweight? Noneho waba ufite ibiro byinshi. Noneho nyuma yo guhakana yuko uburibwe butagiye bumanuka bukurikiye akaguru, barakubaza niba waba ufite ibiro byinshi. Wasubiza yego hejuru ugahita ajya kuri box yo hejuru, kuko buri gihe habanza yes. Noneho rero bakakubwira ngo people who are overweight may have back troubles due to pull on the line or to bone injury. Abantu bafite ibiro byinshi bakunda kugira ibibazo kubera ko hari igihe amarigama akurura amagufa kubera ko aba bangamiwe n'ibinure biri mu mubiri, bigatuma ya marigama akomereka. Ubwo icyo gihe naho nicyo bakubwira ko icyo gihe ubwo niba bakubwiye ko ari uko bimeze ubyibushye, ubwo nanone biba bigusaba guhita ujya kwa muganga kugira ngo bagufashe. Wavuga ko hoya ko nta biro byinshi ufite, kutafite ibiro byinshi, noneho barakubwira ngo are there other joints also
sore and painful. None bakubaza ese izindi ngingo ziri kukubabaza cyane nazo nkuko aho hakubabaza? Izindi ngingo zaba ziri kukubabaza nkuko aho hakubabaza? Cyo ni kibazo. Haba izindi ngingo ziri kukubabaza nkuko aho ngaho hari kukubabaza? Wasubiza yego, mwibuke ko buri gihe habanza yego. Hari akabogisi ko kavuga ngo you may have arthritis. None bavuga ngo ufite arthritis, kwa kundi mu ngingo habyimba.